kumba umugabo yari yaraciye umugore w'inyuma afata umukozi, umugore arabasangana, umugore amubwira tuzarinda upfa utongeye kunsubira mu maguru. Divorce mu bibiri igira gute? Bwira umuntu muri ko ngo akageso ko guca uwo mwashakanye inyuma Imana ikagukureho. Bimubwire ntacyo bitwaye, bimubwire wowe gusa. Wimutinya bimubwire. Ntakaturiho. Umugore ngezeyo yibyimbije. Ati profete we. Ati ngaho dusengere, ndasenga. Umugabo yaciye bugufi ati profete nukuri nakoze icyaha. Nca umugore wanjye inyuma. Mbabarira udusengere umugore w'umutima we waranze. Umugore nti Imana ikeneye kubabarira. Umugore ati ndakurahiye profete niba uri umuhanuzi nakwemeraga, ariko niba Imana ari kwikubwiye aha uravangiwe. Ntabwo nakongera kubana n'uyu mugabo. Mbangiye muri vitamini A yo mu mwuka. Haleluya. Kompita Jomeri ndamubwira ndi mbere yuko ushakana n'uyu mugabo wa. Ndamwongorera. Hari ubuhanuzi uvugira public ari nubwo wongorera. Imana irambwira ngo mbere yuko ashakana n'umugabo we, iryo joro yagiye gusezera kuri egise we, igihinda yari ifite amezi 3 yaje kuyikuramo kuko yabonye ko umwana azavuka adasa n'uwo mugabo. Imana irambwira ngo ko nakubabariye ndi mu ijuru kuko utabarira umugabo wawe. Mba namwegereye ntumva kuntu Uwiteka avuze atavuga ko ngomba kubana nawe. Tumunsi wasezeranaga n'umugabo wawe, iryo joro buraca mu gitondo mukora ubukwe, warayusezera ku egise wawe witwa Korode ati mbabarira atabyumva we. None ati mugabo wanjye tubuna kubabariye, ariko ikimwemeje nuko Imana yamaze kumuhengereza. Haleluya. Ngiriwa muntu muri ko ngo Imana igukorera ikintu cyemeza abantu ko ari usenga. Nigeze ndota umunsi umwe ngo mbona abakristo bose twari muri stade hariya Amahoro, ngo kandi abo bakristo bose ngo abenshi bari batwite, ari n'abagabo bari batwite, ari abagore, ari abakobwa, ari abasaza, ari abakecuru, ngo mbona turi muri stade ngo ariko twari dutwite. Ngo nitegereze neza, marayika arambwira ngo itegereze bari abantu bose bari muri stade n'abakristo kandi barakijijwe. Ndabitegereza aturabona bameze bite, ndamubwira nti ndabona batwite. Arangije arambwira ngo ntanda bafite inda zabo zirimo amazi. Mbaza Imana ngo bisobanura iki? Imana irambwira ngo abakristo benshi bafite amasezerano adaturuka ku Mana, batwita amasezerano atazigera sohora. Ndayibaza ngo kubera iki batwita amasezerano atazigera sohora? Imana irambwira ngo ni gute umuntu ava mu busambanyi yagera ku muhanuzi ati zo paradope ati Imana ikurije indege. Ayo masezerano twite n'amazi ntabwo aturuka ku Mana, kuko ntabwo Imana ishobora kuguhera umugisha mu byaha. Ntabwo Imana yaguhera umugisha mu busambanyi. Oya, mbere yuko Imana ikublessinga ugomba gutandukana n'ingeso mbi, umwuka w'Imana agakorera ahagaragara. Uvuye mu bapfumu umuhanuzi ati zo parakata yabo ati ndakubona neza neza Imana ikubakiye urugo. Nukuri n'ubwo ari ruhari rurasenyuka, kuko ayo ntabwo ari amasezerano aturutse hehe ku Mana. Bwira uwo muntu muri ko ngo itegereze neza uburyo uhetse agakiza, utabuhetse ngo by'umwana yaraheze kera. Tabuhetse ngo by'umwana yare Mana ko nsenga ko nava muri ubu buzima kubera iki? Nawe urabizi gusenga mu kanya ukajya gusambana, Imana izagukura muri ubwo buzima iti? Mana ko wanyemereye akazi kubera iki nakabona? Uzatarasa imyaka 25 mu mujyi wa Kigali, cyakoze uzadepoza ariko ntawe uzagusubiza. Uhore witotombera abahanuzi ngo kuki bitasohoye. Si ikibazo cy'abahanuzi, ikibazo baguhanuriye ibijyanye n'amarangamutima yawe. Mbwira uwo muntu muri ko ngo tega amatwi wumva icyo Imana ivuga, ukure amarangamutima yawe ku Mana. Kumva icyo Imana ivugana nawe. Iyo nguhanuriye ugatangira ngo profe ngo nakiriye, mpita mpagarika. Kubera ko urashaka ko mpanura ibyo ukeneye, ntabwo ushaka ko mvuga ibyo Imana ikeneye kuvugana nawe.
umugabo yarantumiye iwe, yari kumwe n'umugore. Umugore arakarira umugabo, bari bamaze imyaka 6 batararana mu buriri. Birabacanga baravuga ati kaduhamagara umuhanuzi w'Imana. Twabaga ku Kinamba bantumira mu mujyi baterera profete, nta handi twabona umuhanuzi, kuri ya mwana tubona kuri YouTube tumuhamagare azadusengere. Baraza ku rusengero, Imana irambwira ngo haguruka ujyeyo njyayo. Turimo turasenga. Kubera ko ukeneye ibihamya. Ukeneye kuvugana n'Imana ukayibona. Mumbarize ngo ku musozi aho utuye bakwita umukozi w'Imana cyangwa bakwita rya zina runaka? Bakwita umunyamasengesho. Nuko ngwihamagara imbabazi ziwe zirita, ntaragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye. Bani bahungi ku musozi aho utuye uri umunyamasengesho, reka mbabwire, aho abantu batakureba Imana yibikureba. Aho abantu batakubonesha amaso mu ijuru bariko barakureba. Mukobwa yaraje ati profete usengera abandi bakabona abagabo, ngewe Imana yanjijije iki? Imana irambwira ngo mbese ukeneye umugabo w'iki ko n'ubundi uri umugore? Undi araza ati profete nkeneye umugabo ukijijwe. Imana irambwira ngo mubwira ngo ngiye kuguha umugabo ufite umutima nk'uwawe. Ati uwo nguwo namuniga sinamushobora. Fise kubera ko utamushobora, ati ibyo nkora byo byonyine. Bwira wa muntu muri ko ngo ibyo ukeneye ko abandi bagukorera nawe banzu bibakorere. Kubera icyo abantu badatabagwa basenga. Icyambere ni ibizira byacu. Twigishije gospel morality, tunanirwa kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu. Tubwira abantu ibitangaza ariko ntibababwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niba ukeneye ko Imana igutabara, tandukana n'ingeso mbi wanyuraga. Niba ukeneye amafaranga, ugomba gusenga ariko ukagira gute? Ukakora. Wowe barakubwiye ngo tugiye gusenga amasengesho y'iminsi 7, ugahera ku wa mbere usenga ukageza ku wundi wa mbere usenga. Uri mu rusengero warangiza ngo Imana yarambwiye ngo izampa ama etage. Nukuri nta ma etage n'abarayo mu ijuru, ayo mu isi bisaba guhaguruka ukajya gukora. Bwira umuntu muri kwe ngo ukora ariko unasenge. Kora ariko unagire gute? Bibiliya ivuga ngo nzahesha umugisha intoki y'imirimo y'amaboko. Igihe cyose usenze rero udakora, ni hahandi uzatunga amasezerano ugahora ucumura. Kandi niba hari umuntu ugirisha ari wa mbere ni umukene. Bwira umuntu muri kwe ngo Imana ikwambura umwambaro w'ubukene mu izina rya Yesu. Ni bande bumva bagiye kwinjira mu bihe byiza byo gukizwa? Tuzamura ibiganza. Imana ibampere umugisha. Kandi ngiye kubasengera Imana, n'ukuri ndasenga Imana. Ababyeyi bagerageze bafate bari abana babo bataza guhanuka hariya turi mu mwuka. Kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose. Zamura ibiganza byawe uvuge ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu. Uyu mwanya ngiye kubohoka. Uyu mwanya ngiye kubohoka. Ngiye kwakira izindi mbaraga. Ngiye kwakira izindi mbaraga. Umwuka wose wanteraga. Umwuka wose wanteraga. Uyu mwanya ugiye gutsindwa. Uyu mwanya ugiye gutsindwa. Wambaraga wendekura. Wambaraga mbi wendekura. Waburwayi wendekura. Waburwayi wendekura. Satani ndekura. Satani ndekura. Wambabaje kenshi. Wambabaje kenshi. Uyu mwanya ndashaka kubohoka. Uyu mwanya ndashaka kubohoka. Dayimoni ndekura. Dayimoni
wafashe ubuzima bwanjye wafashe ubuzima bwanjye igihe cyanjye kinini igihe cyanjye kinini imbaraga z'uburibwe untera imbaraga z'uburibwe untera uyu mwanya ugiye kundekura uyu mwanya ugiye kundekura wangwara werekura wandwara wendekura wakigeragezo we mva imbere kigeragezo mva imbere wanzozi we mva imbere zozi mva imbere guhera uyu mwanya guhera uyu mwanya ngiye kwakira gukira ngiye kwakira ngiye gukira kwakira kubohoka ndakira kubohoka mu izina rya Yesu izina rya Yesu